umutima z'amashimwe wanyujuje indirimbo umutima z'amashimwe sinzigera ibagirwa ya mirimo wakoreye wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera ibagirwa ya mirimo Keza Nyanzandika kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze wowe Freddy nzagukunda nzakubaha nzagukundira inshuti n'umuryango Imana izabimfashe kugira ngo muhoberane ntabwo turitora ni kubisubiza tubone gukomeza igihugu rwose nta kibazo nta mategeko abihana mwashoje reka tubagomere ku masi murakoze cyane saba umugisha
Hangisi? Sentiamo how.
kariza abantu bose kuwinjiramo babitekerejeho neza bihagije mu bushishozi no kubaha Imana. Akaba ari muri uyu murage aba bari hano imbere yanyu biyemeje kuza kwifatanya kugira ngo babe umubiri umwe. Bwana Mugabe Fredy ndetse na Mademoiselle Keza Nyanzaninka, ndabibutsa kandi bihanangiriza ko muhagaze hano imbere y'Imana n'imbere y'abantu bangana gutya, kuzirikana ko isezerano ryo gushingirwa ari isezerano rihoraho, ago rirangira rigira ikiritanya imbere y'Imana. Ni intego y'Imana ko ishingirwa ryanyu rizabaho ubuzima bwanyu bwose. Nkaba ndibutsa ko urupfu rwonyine cyangwa kugaruka kwa Yesu Kristo ari byo bizabatandukanye. Niba indahiro mugiye guhana uyu munsi ikomejwe mu budahemuka, mukihatira kumenya ubushake bw'Imana, nta kabuza ubuzima bwanyu buzahabwa umugisha no kubaho kw'Imana, bityo urugo rwanyu ruzabaho mu mahoro atangwa n'Imana. Nagira ngo muri aka kanya gusabe Bwana Fredy, ufite amahitamo yose yo ufite uburenganzira bwose busesuye. Nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kukujajinga kubera amahitamo uri busubizanye iki kibazo. Haleluya. Niyo mpamvu rero nagira ngo mubaze wowe Fredy Mugabe, wemeye kwakira uyu mukobwa kugira ngo akubere umugore mushingiranwe? Wemeye ko mubana nk'uko amategeko y'Imana yo gushingirwa kwera abigena? Uzamukunda, uzamukuyakuya ndetse no kumurinda haba mu burwayi no mu buzima bwiza? Wiyemeje kureka abandi bagore bose ugakomeza kubana nawe wenyine kugeza igihe cyose cyo kubaho kwanyu? Niba ibi bibazo mubajije bikurikirana, ubyemera uravuga ngo yego ndabyemeye, cyangwa utubwira ati ndumva bitoroshe, munyemere maze mu makanya yo kujya kubitekerezaho. Uburenganzira bwawe. Yego arabyemeye. Reka tumukomere mu mashyi. Yego arabyemeye. Ndasaba Keza nawe kugira ngo ufate indangururamajwi, ndaza kukubaza ibibazo nk'ibyo. Niba wemeye kwakira uyu musore Fredy Mugabe kugira ngo akubere umugabo mushingiranwe, wemeye ko mubana nk'uko amategeko y'Imana yo gushingirwa kwera bigena? Uzamwubaha, uzamukunda, uzamukuyakuya ndetse umurinde haba mu burwayi no mu buzima bwiza? Wiyemeje kureka abandi bagabo bose harimo n'ab'abazungu ugakomeza kubana nawe wenyine kugeza igihe cyose cyo kubaho kwanyu? Niba ubyemeye uratubwira igisubizo, cyangwa niba utubwira ati manze mu makanya nanjye mbitekerezeho, ntutege ubwoba nuko Fredy yabyemeye. Ufite uburenganzira bwo gukoresha amahitamo yawe. Ati yego ndabyemeye. Reka tumukomere mu mashyi. Haleluya. Mureke tubakomere mu mashyi. Ubwo rero babyemeye, nta cyatubuza kwakira indahiro. Urukundo ngukunda rutazasaza. Ati ni ikirango nyemerera nkigutamirize bimenyekane kuri iyi misozi yuko jewe nawe duhuye kandi ko tubaye umwe. Uri cyambara, uri umukobwa natoranyije mu bandi nsangura bahiga, mbona urambereye. Yego, atunize ikiganza
gutamiriza ibi byiza mukunzi wanjye. Ati niwakire mutima utatse n'ubutore, niwakire iki kimenyetso kikubere, iki kimenyetso kikwizihire imbere y'imbaga unyurwe. Umbere uwanjye nanjye nkwizihire. Ati reka nongere nguhobere numve. Ati nguhobere yego. Ati si ibyo gusa kandi. Ati ubwo nateraga izi ntambwe nari mfite impano. Ati gagira n'abahereza bangaragiye kugira ngo ukunde uberwe, ukunde unyizihire, ukunde unyurwe. Ati igitaramo nkigutuye kikwije. Ati niwakire impano nayikubere. Ati kandi n'itangiro ry'umunezero wacu. Nukubwira ko urugendo duteruye tuzarusangiramo ibyiza. Ati kandi nzahaba wese, nzakurinda icyaguhungabanya, nzamenya yuko urukundo rwawe nkwiriye kurubungabunga. Ati ibinezeza umutima we nzabimenya, hanyuma bikwizere ingoma ijana. Zari kera abantu bakinezerwa nk'uko unezerewe, wajya kumva amashyi n'impundu biragutuwe. Ariko nyine impamvu ni ukubera ko bari kwitegereza ibibera ahirengeye. Umwana ati nanjye nuko. Ati namenye yuko uzagera muri igitaramo. Ati ntegura impano ikwiriye kukubera, reka nsaba abahereza bigize bugufi impano ikwiriye guturwa umukunzi. Ati impano nikubere kibe ikimenyetso cyo kudutereye ubuzima bwo guhana. Ati kandi nzajya guha impano uko bukeye nuko bwije. Ati iminsi izasimburana tuvunye ihobe. Ati nzajya nkugerera impano mu bika byombi. Ati kandi uko umunsi usimburanye n'ubundi nzajya ngutegurira impano nziza igukwiriye. Reka nsaba abahereza bigire bugufi twakire. Reka nsaba abahereza bigire bugufi